Hello nshuti bavandimwe, ndagushima gukora ibiganiro bya Valante dukuze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe mu makosa ushobora kuba wajya gukora utabizi ko ari amakosa. Mbere yo gutangira ndagusaba gukora subscribe, like, share na comment. Ikosa rya mbere barakubwira ngo ntuzigere uhamagara umuntu inshuro zirenze ebyiri mu gihe kimwe. Biba bigaragaza ko ashobora kuba afite ibindi bintu byinshi arimo gukora biruta iyo wamuhamagaye. Ikosa rya kabiri abantu bajya bakunda gukora ni ugutinda kwishyura abantu babagurije amafaranga kandi bayafite. Barakubwira nanone ngo igihe umuntu akugurije amafaranga ugerageza kuyamwishyura mbere y'uko ayakubaza, mbere y'uko nyine kuyishyuza. Si no ku mafaranga gusa, n'ikindi kintu, igihe watiye ikintu ujya ugerageza kugitura mbere y'uko nyiracyo aza kukubwira ngo ukimusubize. Mugire umuco wo gutirura. Ni amakosa abantu benshi bajya bakora ariko batabizi ko ari amakosa. Ugasanga umunanye amafaranga y'umuntu nk'imyaka 2 ukayamuhereza nta n'ikintu azamara, kandi ikibazo si uko uba utayafite, ahubwo wirengagiza nyine ukajya mu bibazo byawe ukamushyira ku ruhande kandi we yarayamubajije ubabaye. Ntabwo ari byiza nabyo. Ikosa rya gatatu rero barakubwira ngo ntuzigere ubaza umuntu ibibazo bimeze nk'ibi. Ikibazo gikunda kubaza gute se kutabyara, ko n'abana nyine ufite, cyangwa umubaze ngo kudashaka umugabo, kudashaka umugore, ibibazo nk'ibyo. Oya, ibyo bibazo izo ntabwo ziba ari bizinesi za buri wese agira uko ajyana ubuzima bwe. Ibyo bibazo ntabwo ari ngombwa kubibaza umuntu. Ibibazo nk'ibyo niba wajya kubibaza byihorere, ntuzongere kubibaza. Ni ukuvuga ngo ikosa rya kane ryo barakubwira ngo mu gihe hari abantu benshi bakunda kodaringa ibintu birenze igihe baba bagiye guhura n'abantu kugira ngo babemeze. Barakubwira ngo jya ugerageza kuba uriwe, ureke kwishushanya, kuko igihe cyose ubayeho mu mwanya umeze nk'undi muntu nyine ugashaka kugira utari we kugira ngo wereke abantu kubayeho gutya, kumeze gutya, birakugora. Jya ugerageza kubaho nyine nkawe ku giti cyawe. Niba umuntu yaje, niba wari usanzwe wirira ibyo bishyimbo n'umuceri, komeza wodaringe. Niba wadarinze inyama yo kuvuga ngo ngiye kodaringa ngo inkoko ngenye kugira ngo nemeze abantu, ibyo bintu bigusiga mu bukene kandi ntabwo bari sawa. Ngerageza gusomarizinga ibiganiro byacu kugira ngo bibe bigufi. Icyo ngusaba kora subscribe, share, like na comment. Dukomezanye ni Valante dukuze wanyu wakoze kurikirana ibiganiro byanjye. Ndagushimiye, Imana iguhe umugisha.